hakurya bagenzi reka tugarukira hakuno yari masa bagenzi y'igicoko reka turure. Hello darling. Ati bite mukundwa? Mpenzi vipi umeshalala? Ati bite sheri waryamye se kandi? Pia ni leo usingizi uje kabisa. Ati uyu munsi rwose ndabona ibitotsi bitarimo biraza ntabwo. Leo wakati nachungulia mchuma wangu. Buri kanya ndimo ndareba hanze kugira ngo nibe ko imodoka yanjye igihari. Ngabo. Nikaona nisingeweza kulala bila kusikia sauti yako sasa. Mu byukuri numvaga ko nashaka kugezwa naryama ntarumva ijwi ryawe. Wa kitandani. Mugihe ndaba ndi hano mu buriri. Asante sana hani. Urakoze cyane mukundwa. Ila ni bora hata mimi ningekubaliana na wewe. Nanjye bwanjye nakabaye mamanya nawe yo kuba iri joro nakabaye ndi kumwe nawe. Usiku huu. Aya basi muri iri joro. Koko. Hata mimi najisikia upweke sana mpenzi wangu. Nanjye bwanjye ndumva meze nkaho ndi ngenyine mukundwa. Naweza nikaja hapo tukao pamoja? Ese naza aho ngaho nibura tukaba turi kumwe. Hapana Bosco. Oya Bosco. Shakuwa mkubwa. Ijoro rimaje kuba ryabarirerire cyane burabona bwinshi cyane. Na mimi nimeshawahi kuapa kuwa siwezi kumisbehave mbele ya mama. Kandi mu byukuri maje kuba nagereza kuba nabandi mu rugo sinshaka kugira ngo mbe nagaragara nabi imbere ya mama. Nakuomba kumsikiza tutaonana kesho. Lakini ndagusabye gerageza uruhuke wenda tuzagerageza ko twabonana ejo ariko mbere ya byose kitu kimoja tu ndagusaba ikintu kimwe cyonyine mbonyokoe kwa kunipa maneno mazuri ndagira ngo mu byukuri gerageza kunyumvisha amagambo meza itakayonifanya nipate pumziko kugira ngo mbashe kugiswa nabona uburyo naruhuka naryama nkaruhukamo neza kuri kubwira ijoro. Aya basi bano bakuru mujye gusiya mutera imitoma abakobwa banyu uretse mva amagambo. Aya basi sidhani kama nina maneno mengine mazuri ya mapenzi kwako. Sinzi ko mfite amagambo menshi meza aryohereye y'urukundo kuri wowe zaidi kukumbushia jinsi uzuri wako ulivyo. Usibye kuba nakwibutsa uburyo uri mwiza mu battle. Kunapo uzuri wako umunsi bwa mbere bwo nakubonagamo ni sawa na mwezi mpevu. Ubwiza bwawe nabubonye rwose umeze nk'ukwezi kwaka ku itariki 14 unavyoonekana katika umbo lake. Iki uko kwezi kunakugezwa kwagaragara mu gihe aba ari ukwezi kwa gufite nuza calm ndetse n'amajwi meza. Mu gihe kwa kwezi kwa gusa nkaho kudakikijwe ninuza n'igihu. Aya basi mu magambo unachokihitaji katika dunia hii uri ikintu cy'agaciro ndetse nyine muri iyi si. Kila siku zinaposonga mbele uko iminsi igenda igerageza kwa kwegera imbere ndimo ndabona rwose ko nge nawe twiga ko twaba mu buzima bwushimishe kandi bunezerewe turi kumwe nge nawe. Karibia na siku zake zinakuja zinajiongea mbele kwa kasi. Kandi bigaragara ko ari iminsi isa nkarimo kugiswa yagenda yegera igiye ko yagenda ndetse ku ntondoro. Mapenzi yako kwangu, urukundo rwawe kuri ngewe rumeze nkaho umuntu afra jangwani mbele ya mtu aliyekaribia kufa kwa sababu ya kitu. Ameze nkaho umuntu uri imbere ndetse y'umuntu ugiye kugeswa yapfa yicwa ariko kamera nk'umuntu ugiye kwakwicwa bagenzi n'icyaka. Ndabagambo tabibu wa majeraha yaliyo ndani ya moyo wangu. Batuli uri umuganga ndetse w'abarwayi bose bari mu mubiri wanjye. Mwema Batuli mwanamke wa ndoto zangu. Batuli ikintu cyambere nakwifuriza ugira ijoro ryiza. Batuli umugore w'ubuzima bwanjye ndetse n'inzozi zanjye. Nashukuru sana darling. Ndakushimiye cyane mukundwa. Cyame neza. Nakupenda pia nanjye ndagukunda mukundwa. Mujye mwega imitoma abantu bakuru. Apana kuzajya ubwira mu makarasira ati ndacumba ubugari. Aya